twongeye kubasuhuza kandi bavandimwe bakozi b'Imana, ab'Imana yahamagariye kwikorera muri kino gihe cya none, abo dusangiye umurimo w'agakiza ari we shingiro ry'umuhamagaro wacu, kandi ari nawo murimo twahamagariwe kwamamaza. Bibiliya iravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, ni byiza ku musozi. Kandi Yesu abwira abigisha ngo mugende mubabwire ubutumwa bwiza. Twongeye kubasuhuza, ni Pasiteri Mudahigwa Absalomu, kuko nabasezeranije ko tuganira ijambo ry'Imana rishingiye ku gaciro gakomeye k'umwana w'intama wa Pasaka. Mbere y'uko tuganira igice cya gatatu, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Kuva, kuko niho dushingira ibice 12, ariko dusoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Kuva ibice 12, umurongo wa 5 n'uwa 6. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene tuzagira inenge, uzaba isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Umurongo wa 6, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uko kwezi, iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikire nimugoroba. Amen. Katuganire kuri iki gice kivuga ngo amabwiriza y'uburyo umwana w'intama akwiye kugenzwa umwana w'intama wa Pasaka, uburyo akwiye kugenzwa cyangwa se uburyo azaba ateye. Uyu mwana w'intama wa Pasaka twasanze ari Yesu. Yasuraga Yesu, bwari ubuhanuzi, cyari igikorwa cyo gucungurwa, gisura uburyo Yesu azacungura isi, azacungura abanyabyaha. Twaganiriye mbere hejuru ya Pasaka, dusobanura icyo ari cyo. Nyuma ejo tuganira, niba nibutse neza, twaganiriye hejuru y'agaciro agakiza nk'ishingiro cyangwa se intandaro yo guhindurirwa ubuzima cyangwa se ibihe. Ni ijambo rikomeye cyane, kubera ko kumva ko umunsi wakijijwe ari wo munsi wavutse mu bundi buzima, ari wo munsi mukuru uruta iyindi yose, uruta uwo wavukiye ku babyeyi, ni igikorwa gikomeye cyane. Usibye ko tubyizihiriza rimwe kuri Pasaka nk'umunsi isi yacunguwe, ariko buri muntu afite umunsi yahuye n'agakiza, nabyo birimo. Igice cya kindi twari twize cyakurikirwaga n'icyo, yari amaraso y'umwana w'intama wa Pasaka nk'ishingiro ry'ubusabane bw'Imana n'ubwoko bwayo. Twasanze ngo hatariho amaraso ntihariho kubabarirwa ibyaha, kandi ibyaha bitababariwe nta muntu wasabana n'Imana, kuko Imana irera tukaba abanyabyaha. Ni nka kurya umuco n'umwijima bitasabana, usibye ko iyo bihuye nanone umuco uganza umwijima, ntibizasabana. Niko umwana w'umuntu atasabana n'Imana. Mu mategeko byarananiranye, mu miterere ye byarananiranye, ariko mu gucungurwa, haleluya, mu mbabarire iyo mvuga hejuru y'agakiza ndatwarwa cyane. Sinzi niba ndangiza mesaje yanjye. Mu gikorwa gikomeye cy'agaciro k'imbaraga nyinshi cyo gucungurwa, cyo kumena amaraso y'umwana w'intama wa Pasaka, Imana yaratuvumereye, twahujwe n'Imana. Nicyo twaganiriyeho. Tumaze kuganira rero Pasaka uko isobanuye, nyuma tuza kuganira kuri iki ngiki cy'agaciro k'umunsi umuntu yakijijweho, kuko uwo munsi wahinduye iminsi. Reka rero uyu munsi tuganire hejuru y'amabwiriza y'uburyo umwana w'intama akwiriye kugenzwa. Mbere y'uko tuzavuga igice gikomeye cyane umunsi w'ejo, wenda kizadutwara iminsi 2 cyonyine, kivuga ku kamaro n'inyama zokeje cyangwa se n'umubiri by'umwana w'intama wa Pasaka ubwe mu buzima bwacu. Reka tubanze turebe imiterere ye, kuko ishingiro ryo kwizera kwacu na base y'agakiza kacu biri mu maraso no mu mubiri.
nicyo gituma tunywa na meza. Ahantu nzahatinda, Yesu aravuga ngo nimutarya umubiri wanjye ngo munywe n'amaraso yanjye. Ahantu nzahatinda ejo cyane, ariko reka tubanze turebe amabwiriza uko Imana yababwije umwana w'intama akwiye kugenzwa, ko akwiye kuba ateye. Icya mbere, umwana w'intama wa Pasaka, turaganira ku miterere ye. Umwana w'intama wa Pasaka yari akwiriye kuba umwana w'intama udafite inenge. Verse ya 3 iravuga ngo mubwire iteraniro ry'Isirayeli ryose ku munsi wa 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Umwana w'intama wanyu ntazagire inenge. Uwo mwana w'intama agomba kuba adafite inenge. Igitambo cyose gitambirwa abantu gihabwa Imana kubw'ibyaha byabo cyagombaga kuba kidafite inenge. Sinirwa nsoma ibice, ndaza kubisoma nyuma, ariko murahita mwibuka ahavuga ngo kuko mwe mwacungujwe, ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira akamaro atari ibyangirika, ahubwo mwacungujwe amaraso y'umwana w'intama utagira inenge. Muzamureka tuvuge Yesu yadukoreye imirimo itangaje. Yesu waduhinduye abana b'Imana. Reka tubirebe muri Kuva, turebe rero muri Kuva ibice 12 umurongo wa 5. Haravuga ngo umwana w'intama wanyu ntazagira inenge. Ako ngako niko nashatse gufata aho hantu. Turebe mu Balewi ibice 22 umurongo wa 21. Haravuga ngo umuntu wese natamba igitambo kizabe gitunganye rwose, ntikikagira inenge, ico gitambo kizabone kwemerwa. Imana izacemere kuko kidafite inenge. Umutambyi rero yagombaga kubanza gusuzuma igitambo akareba ko gitunganye rwose, nta nenge nimwe gifite. Nta nenge nimwe mu nenge zivugwa. Imana yavuze inenge, yaravuze nta nenge nimwe mu nenge zivugwa. Ico gitambo cyaba gifite, cyarasuzumwaga, umutambyi akagishira muri control, akabanza akagikontorora, akakizenguruka, akakitegereza, akareba umutwe wose, akareba amaso, akareba amatwi, akareba umunwa niba nta bihushi, akamanuka akareba ijosi ryacyo, akareba umubiri, akareba amaboko, akareba amaguru, akareba umutumba wose, akareba munsi, akareba niba icyo gitambo kidafite inenge. Reka tube nk'abasoma Abalewi ibice 22 umurongo wa 21. Abalewi ibice 22 umurongo wa 21. Tugerageze kureba izo nenge. 22 21. Turebe izo nenge, munihanganire kuko mbumbuye Bibiliya, nico gituma nsa nutinda, sinza nshaka kuguma kwitonda. 21 haravuga ngo kandi umuntu wese natambira igitambo cy'uko ari amahoro, ngo ahigura umuhigo cyangwa agitambishwa n'umutima ukunze, naho cyaba ari icyo mu busho cyangwa icyo mu mukumbi, gitungane rwose, kibone kwemerwa, ntikikagira inenge ikibaho. Umurongo wa 22 niho havuga rero izo nenge. Impumyi cyangwa ivunitse cyangwa ikivuyeho urugingo runaka, habe n'urwara, cyangwa ikirwaye ibisebe, cyangwa ikirwaye ibisa n'ubuheri n'ibikoko, ntimukabitambira Uwiteka, ntimukabigire ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro ku gicaniro. 23 cyangwa se dusome 25 kugira ngo twihute. Haravuga ngo no ku munyamahanga ntimukemere kimeze gityo cyose, ngo mugitambireho ibyo kurya by'Imana yanyu, kuko ubusembwa bwabyo bubiriho bifite inenge, ntibzababera ibitambo byemerwa. Ubwo ayo ni amoko y'inenge. Umutambyi yasuzumaga igitambo yitonze, akanareba niba kitanarwaye. Cyagombaga kuba kizima kidafite inenge.
Petero wa mbere rero niho nari mvuze mbanza, umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo w'18 n'19 haravuga ngo kuko muzi yuko izo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sogokuruza wanyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama w'Imana utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Yesu nta nenge yari afite, yari umuziranenge, yari atunganye rwose. Byibura igitambo cyo zari inenge exterieur, ariko Yesu ni nenge yo mu bugingo bwe interieur, nta cyaha cyari kimurimo. Haleluya, haleluya. Yari umusore, turaza kuhabona nta nenge yari afite Yesu. Jewe mfite inenge, mfite inenge exterieur, nkaba umuntu w'inenge interieur muri ame, mu byaha, mu bugingo bwanje, muri kamere. Ariko Yesu nta nenge yari afite, umuziranenge, yikoreye inenge z'abanyanenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abasobanukiwe ibyo bintu birabaryohera, birabanyura. Ababizi bapana mu bwonko, ababizi apana mu bumenyi, ababizi barabihishuriwe. Ibyo bintu bituma ukunda Yesu. Aho niho hashingiye gukiranuka rero, naho ngaho. Iyo wamuhishuriwe ukamukunda ntumucumuraho. Iyo wamuhishuriwe uramukunda ntumucumuraho. Kandi iyo wamuhishuriwe ukamenya imbaraga ze ntugira ubwoba. Iyo wamuhishuriye ukamenya ubutsinzi, imbaraga yakoresheje n'imbaraga yatsindishije Satani, imvugura. Tutinya abadayimoni n'abarozi. Nicyo gituma muzamwumva mvuga ruriya ruhande, nkavuga abantu b'ubwoba, abantu bakambadukana, ariko mu by'ukuri icyabahishurira Kristo. Kandi kibyo icya kabiri, tuvuye ku nenge, umwana w'intama wagombaga kuba akiri umusore. Apana umwana, apana umusaza, umusore. Apana intama ikuze cyangwa ikiri nto, umusore. Umva, uwo mwana w'intama wagombaga kuba ikiri umusore, ukiri muto. Uwo mwana w'intama ntuzagira inenge, uzabisekurume. Verse ya 5 yahariya twasomye, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Abalewi ibice 4 umurongo w'14 haravuga ngo icyaha bakoze nikimenyekana, iteraniro ritambe ikimasa cy'umusore ho igitambo gitambirwa ibyaha, bakizana imbere y'ihema ry'ibonaniro, bazana icyo gitambo gitambirwa ibyaha. Yesu rero yabaye igitambo gitambirwa ibyaha kizira inenge, kandi cyacu ari umusore w'imyaka 30 irengaho mike, niba ntibuka 30, très jeune. Yesu ari mu gikundiro cy'ubusore. Burya umusore wese arakundika. Uzarebe ishashi y'ihene, uzarebe inyana y'ishashi, uzarebe n'ishashi y'inkoko, uzarebe umusore wese agira igikundiro. Agira igikundiro. Muri Marko ibice 15 umurongo na 6 umurongo wa 5 haravuga ngo binjiye mu gituro babona umusore yicaye. Yesu yazukanye ubusore bwe mu ruhande rw'iburyo, wambaye umwenda wera. Baratangara cyane. Yapfuye ari umusore, avukana ubusore. Abaza bajima ono nibo bazavuga ngo mu ijuru abantu bose bazaba abasore, muri vigueur y'ubuzima, dans la vigueur de la vie. Ubusore ubundi ni iki? Reka mbe ngubusobanura mu busobanuro bwanje. Ubusore n'umwuzuro w'ubuzima bw'umubiri, kuko mu bwengeho sagesse ziguma kugenda ikura uko umuntu yakura. Ahangaha ngeze umugabo umwe ngo niwe wavuze, sinirwa muvuga ngo aravuga ngo ubwenge mfite ubu ngubu ngo yaba aribwo nagize kera. Muri sagesse umuntu azagenda akura, ariko mu mubiri ubusore nibwo buzima, niwo mwuzuro w'ubuzima bw'umubiri. Ubwana ubutaruzura neza, murebe umwana agitangira kugenda, yakura abafite imbaraga ziba zitaragwira, ariko yagera mu busore akaja muri ukamilifu wa nguvu za kimwili.
yarenga ubusore rero agatangira desante, agatangira gusaza, akagenda haya agabanuka. Nicyo gituma bazavuga ngo umusaza ni nk'umwana, none agasigara ananirwa kwiruka nk'uku kwanje, agasigara aruha, agasigara agira amavunane. Ubwo ngubwo rero biba bihaye bigenda bigabanuka, nk'uko byari ko bigenda byiyongera kura, akabikamirisha ari umusore. Bashake igitambo cy'umusore. Yesu yapfuye ari umusore. Umusore wese aba afite imbaraga n'igikundiro. Mu busore niho umuntu aba afite imbaraga zo kwikorera ibiremereye. Igihe Yosefu, niba ari Yosefu sinibuka, niba ari Yakobo, murambabarira ni Yakobo, ahesha abana umugisha, maze no gusaza sinshibuka ibyo nasomye cyane, cyangwa ibyo nsoma biratambuka, agera kuri Isakare aravuga ngo uri indogobe yamenyereye imitwaro, yamenyereye kwikorera. Yesu nawe kuko yari umusore aravuga ngo nimunkoreze amaganya yanyu yose. Nta wundi muntu uzutanga iyo invitation, nimuzaho ndi mwebwe abarushe n'abaremererewe munkorere. Umuririmbyi aremba ngo amaganya yanje ndayamukorera, ibyaha byanje ndabimukorera. Nta wundi utari Yesu wabyihanganira. Umusore rero niwe ukora ibiremereye. Biranditse mu maganya ya Yeremiya ibice 3:27 ngo bikwiriye umuntu, birakwiriye ko umuntu aremererwa akiri umusore. No mu mategeko y'u Rwanda hano mu gihugu cyacu banga abantu bakoresha abana batoya baba bataramenya kuremererwa, babikoreza imitwaro, ariko umusore akwiye kwikorera. Yesu yikoreye mu mbaraga, muri vigere y'ubusore bw'umubiri, ariko harimo n'ubusore bw'ubumana. Ibyaha by'abari mu isi, ariko ibyaha by'abari mu isi bizoremera gute kweri? Bizoremera bitangaje, de tone et de tone. Hana nizo ibyaha by'umuntu umwe. Nicyo gituma amaze kubiremererwa abyikoreye neza, turimo dukorana nawe remise na reprise hariya mu gashamba k'Igetsemane. Yaratutubikanye Yesu, abiri ibyuya nk'iby'abandi, by'uwaremerewe wese uburemere ngo burusheho kuba bwinshi, abiri ibyuya bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Yaremerewe umucunguzi wanje. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yankuyeho ibindemerereye kuko yarabishoboye. Muza mu medita Yesu, ubu naceceka ngatekereza Yesu. Yesu muri meditation, muri contemplation araryoha bitangaje, witera hejuru wavugije akaruru. Haleluya. Yohana ibice 21 nuko ntinda muraza kumbabarira. Yesu aza mwijoyinga, zanezeza cyane, zanezeza ngeze ku buryo n'amasengesho yo kuvuga ntakiyajamo cyane, mba mu masengesho yo gutekereza Yesu, aho nicaye nka medita Yesu, ngatuza ngatekereza, amaso zakabugumuka kumva Yesu, nkamurya. Tuzaza kugera igihe cyo kumurya, kurya inyama ze zokeje. Haleluya, 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 haleluya. Tuzagera igihe cyo kurya inyama ze zokeje. Yohana ibice 21:18 haravuga ngo nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga, babwiraga Petero, ukaja aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undagukenyeze akujana aho ushaka. Ubwo n'ubusaza urumva namwe. Yesu yitambiye ibyaha byacu nk'umwana w'intama wa Pasaka mu mbaraga z'ubusore bwe. Aho muhamedite kandi ni heza. Icya gatatu, umwana w'intama wa Pasaka wari ukwiriye kuba umwe muri buri muryango. Turabisoma ku verse ya 3, haravuga ngo mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabasari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, apana umwana w'intama umwe kuri buri muntu. Aho ndashaka ngo muje kuhasurinya cyane. Umwana w'intama si kuri buri muntu, umwana w'intama ni kuri buri nzu umwe. Kandi niba inzu ari nto, iyo ni verse ya 4, itari bumara umwana w'intama asangire n'umuturanyi we, baheranye bawufatanye
uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Iteraniro ryose bagomba kurya umwana w'intama inzu yose. Bisobanura rero ku iteraniro ryose buriya famiye isobanuye itorero. Itorero ni famiye. Buriya inzu yasobanuraga buri torero. Nuvuga ngo mu itorero, mu iteraniro bagomba kurya Yesu wese atagabanije, kandi buri wese akarya uko imirire yiri, akarya uko yahishuriwe Yesu n'imitamirire y'uko ingana. Buriya abantu ntituzi Yesu kimwe. Hari uwasama cyane, mugani wa Zaburi ngo asama cyane. Hari uzi kurya Yesu, hari uwamuhishuriwe. Buriya Yesu c'est tout un terre, c'est tout un pays, c'est tout un continent, c'est tout un monde. Ni igihugu kinini cyane. Habamo découverte itangaje muri Kristo Yesu. Nicyo gituma umwanditsi wawe yaravuze ngo dufite byinshi byo kumuvugaho. Yesu umubonaho agacunda, kamubonaho agacunda, tuzanyurwa tumubonye tugeze mu ijuru, nibwo tuzamumenya wese. Ariko tukiri hano tugiye turutanwa uburyo bwo kumusobanukirwa n'uburyo kumuhishurirwa. Ariko rero buri muntu arya uko imirire yiwe ingana, kugeza igihe umwuka akomeza kwagura inda. Haleluya. Kugeza igihe Yesu akomeza kwagura isitoma yo mu mwuka, kugira ngo umwuka akomeza kwagura, kugira ngo urya Yesu mwinshi, kugira ngo urya Yesu mwinshi. Ntabwo buri muntu yahawe umwana w'intama we, ahubwo umwana w'intama wahawe umuryango cyangwa itorero. Umuryango wagereranywa n'itorero n'ukuri, nta kindi, c'est l'église. Abagize itorero bose bakwiriye guhurira kuri Yesu gusa. Reka ngaha nzaza kuhaganira tugiye kumurya, mu gihe bashaka kurya umwana w'intama bakamurisha imitsima idasembuwe. Rimwe na rimwe mu materaniro yacu ntabwo tuvuga Yesu, kandi niwo dukwiriye kurya. Reka tubijyane muri illustration. Ubwo amaraso yari ku nkomanizo z'imiryango no mu ruhamo rwayo, abari mu nzu ntibari bicaye, bari ko barya. Baryaga iki? Ntibaryaga ibishimbo, ntibaryaga umuceri, bari ko barya inyama za wa mwana w'intama zokeje, zanyuze mu mibabaro, umuriro w'imibabaro. Niwo gusa, kandi batagize icyo basiga, nizo bahuriragaho. Ni ukuvuga ngo muri famiye, mu itorero, abantu bakwiriye guhurira kuri Yesu. Yesu niwe tugomba kuvuga, Yesu niwe tugomba kuganira. Kandi iyo ugiye muri Bibiliya uhereye mu isezerano rya kera, umaze kwambara linete nziza yo guhishurirwa Yesu, ubona Yesu muri byose. Ubona Yesu muri Aburahamu, ubona Yesu muri Yakobo, ubona Yesu muri Yosefu, ubona Yesu kuri gihe cya Nowa, ubona Yesu niwe ugaragara Bibiliya yose. Aho usomye usobanura Yesu. Yesu aragaragara rwose ku bamuhishuriwe ukageza mu byahishuwe. Niwe jambo. Yesu rero niwe ukwiriye kuvuga, niwe bagomba kurya wenyine, niwe bagomba gutekereza wenyine, niwe bagomba kuvuga wenyine, niwe bagomba gusingiza wenyine mu ndirimbo zacu no mu masengesho yacu, batavuza ibindi. Ubu bisigaye bingora cyane mu materaniro menshi. Iyo umuvugabutumwa agiye akavuga ibyiwe nka turiya todiyo nza nkunda kuzana, naha rero biza biva umuntu wibeke. Icyo bikora hariya kuri rutari habamwo n'inama. Hari igihe uhaje, ariko ivugabutumwa ryose ni Yesu. Ariko nyine hari igihe utanga inama, hari igihe uvuga inkuru, ariko hari n'ibindi birenga nyine umuntu agahotera nka kwa turya tuzakunda kuzana ngo tutuvugeho, tudukritike, dusetsa. Biriya ni perte du temps, ntabwo byemewe mu materaniro. Ntabwo byemewe mu materaniro yacu. Dusangira umwana w'intama, dusangira umwana w'intama. Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa mbere n'uwa 2 haravuga ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga. Uwo ni Pawulo n'indyoza yo kuvuga. Hari abantu bazi kuvuga, akavuga ibintu bitarimo Yesu kandi mukarangara, kandi abantu bakanezerwa. Akavuga ibintu zo kubasetsa, mugataha mwishimye muri kamere. Ariko mwuka ushonje. Akaza ari intyoza azi kuvuga. Ndabazi abavuga butumwa bazi kuvuga ariko batavuga Yesu.
akavuga cyane. Ariko Pawulo aravuga ngo ntabwo naje ndi intyoza yo kuvuga, ntabwo nari mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe, ariyo ya ntama yanyuze mu mibabaro y'umuriro. Haleluya, haleluya. Ahubwo umurongo wa 7 ngo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe bitarabaho, kugira ngo ubwo bwenge Imana yatugaragarije muri Kristo Yesu buduheshe icubahiro. Ndabona amasaha yanje yagiye. Umurongo wa 8 haravuga ngo mu batware b'iki gihe nta wabumenya, kuko iyo umenya ntibaba barabanze umwami w'icubahiro. Verse ya 9 ngo ariko nkuko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda muri Kristo Yesu. Rimwe na rimwe dusoma iki gice, nanje nza ngisoma tukavuga ngo iby'amaso atigeze kubona nibyo tuzabona mu ijuru. Oya, n'ibyo Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, nibyo bindi Paulo yabonye mu ijuru rya gatatu, yahishuriwe ubwiru bw'ubuntu bw'Imana. Umurongo wa 7 ngo ariko Imana yabiduhishurisha umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Muri Kristo harimo amayoberane, umwuka atagusobanuriye ntiwabimenya, ntabyo wamenya. Yesu niwe bwenge bw'Imana bwahishwe kandi bwahoranye n'Imana uhereye kera. Dusomye Yeremiya 10 umurongo wa 12, Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'ibiyirimo yabikoresheje ubwenge bwayo, ijuru yaribambishije ubuhanga. Rero ubwenge bw'Imana ni muri Kristo Yesu, niwe bwenge bw'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nayo. Abakorinto 1:24 ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki uwo tubabwira ni Kristo, niwe mbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Imana ishimwe cyane. Kandangiriza wenda nzaza kuvuga mvuga umwana w'intama wa Pasaka wagombaga kubika ugategereza iminsi 14. Ariko reka ndangize kuko mfite iminota 2. Yesu niwe Imana yahaye itorero gusa, niwe rifungura, niwe rirya, niwe risogongera, niwe byo kurya biryoshe by'itorero, niwe itorero rirya rikagubwa neza. Iyo wabwiye abantu Yesu barabohoka, iyo wabwiye abantu Yesu bashira ubwoba, iyo wabwiye abantu Yesu bakunda Imana, iyo wabwiye abantu Yesu barishima. Reka turye Yesu mu materaniro yacu tuzabiganira. Ariko umwana w'intama w'Imana yarakwiriye kubaho adafite inenge. Tuzakurikiza iri jambo rivuga ngo yagombaga kubikwa akageza ku minsi 14. Uko nukundi kuntu yagombaga kugenzwa. Imana ibaho umugisha abashumba beza, Imana ibagirire neza. Tuje dutekereza Yesu, umwuka w'Imana duhishurire Yesu. Paulo aravuga ngo nsenga kugira ngo umwuka w'Imana abaho ubwenge bwo guhishurirwa, mumenye imbaraga Imana yabahaye wa munsi mwizeraga, zikubiye muri Kristo Yesu yakoreye muri we ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Hari indirimbo nari mfite nyinshi kuva ubwo yaninjiyemo, naranyuzwe ndishima ndamuhimbaza. Iyo ndirimbo muyitekereze. Mwari kumwe na Pastor Absalomo. Imana ibaho umugisha cyane. Mukunde Yesu kandi